njyewe Irene dusoreje rimwe kwiga wisubona akazi wisubona ubuzima bwiza wisubona umusore mwiza mwise mukora ubukwe njyewe Miki sigaye muri bwa buzima nta kintu na kimwe mfite urimo urazinyereka boyfriend wanjye yamaye telefone boyfriend wanjye yamaye gift y'imodoka ibintu uri kumbwira njye birimo biransonga iki naho ndakora ikintu gituma ibintu byose ubibura kandi nyikore nkwereka ko ngukunda ibibazo byose ubamo ngerageza uburyo nanaguteranya no boyfriend wawe nkubwira ati ndagukunda umunsi umwe ugira agashida k'ibiceri ubi mwaka bikwime ubi mwaka umuhungu abikwime ubiririre best friend wawe ahita gutangamo pasi ku munayija cyane wihuta atura boyfriend ari none nabonaga karimbwa ati wowe umuntu utagwa amafaranga teka nkwerekana ukura amafaranga rero reka kugera ku munayija ahita abwira boyfriend ati sheri wawe ari he ko namu Irene nibazakubeshye abakobwa nanjye rega ndi umukobwa n'abana beza abakobwa hari kurasetsa bwo reka mubwire abahungu n'abana beza urukumva nubwo niyo mpamvu mwiyahura mugira imitima myiza tw'abakobwa yabaye amakara niyo mpamvu muzayamuhora mwimanika reka nkubwire ikintu cya mbere njyewe nimba ngiye mukobwa nshaka kubika mu mutima wonga 10 kandi nkababyimba we mungu ukaba utabishobora ubwo ibintu byakunda ibintu ari nk'ibintu uvuga nabo bwabo nibanamenyane kandi nkamenya ko kwa mbere ngomba gupostinga kanaka twajya guhura nkashyiramo kode ubukije umuhungu twahuye